no umuhungu simukomansiyeho simuvuzeho avuga ngo ashatse umugore muvuga butumwa ngo yaba ashaka kujya gihonome. Muri no minsi mfite ijambo rivuga ngo n'urusobe rw'ibiriho biba bisobanye, mwakavuga ibyo nagakora ibye. Gusa ikosa abahanuzi barimo bakora cyangwa se turimo dukora nanjye nishiremo, hari igihe umva ko ntahanuye ahari batanyemera, ariko ni impanuro izina ryanjye rizamenyekana. Ivode ndagira ngo ngende ahubwo ngende ndeba intambara zizaba nko mu bahanuzi, kuko hari igihe ugasenya undi bikaba ikibazo wahanuye amarangamutima. Ariko icyo ngira ngo mvuge, ntekereza ko atari ibintu dukwiye kugaburira abantu ngo b'intambara dutera abantu ubwoba. Ivode ntago nakifuza intambara, cyane yuko ibaye n'abayihanura itabasiga. Ushobora kuvuga ikintu ikaba ari iterabwoba abashyiramo abantu. Hari n'igihe kandi tuvuga n'ikintu tukakivugana na kamere, kare umuntu ukabona avuganye kamere. Njya nibaza nkavuga ngo ariko ibintu byose bivugwa niko Imana iba yabwiye ngo bagende babivuge. Iyo wegereye Imana ikubwira icyo ugomba gukora, kuko Imana ntago ari bavugirije n'umuntu uvuga icyo abonye. Cyo mbonye cyose mu butambye ndawuvuga, mbonye imodoka bigenze kuriya ndavuga. Nahita nkujyana muri ribu. Nibyo ntago yabeshye. Ikindi niba ari ukora kwenda bavuga butumwa mbwa nitwabaye benshi tutanafite n'uburere inshuro nyinshi. Ivode twibuke ko hari igihe ushobora kuri umuvuga butumwa ariko umuntu yakubaza itorero usengeramo ukaribura. Ikindi kandi muri no murimo w'Imana tuwushyiremo uburere. Uburere hari ukuntu ukora ibintu ukabona kuko bifite gahunda. Iyo utarasiga amazimwe n'amatiku, iyo utarasiga ubusambanyi n'ubusinzi, iyo utarasiga amanzaganya menshi, ntabwo Imana igukoresha. Gitumye umuryane Ivode, umuryane uriho inzara yivugishije ibintu byinshi, reka nteke imitwe, reka ngire gutya. Kandi Imana buriya ukoreye Imana nabi bikuzane umuvumo ukomeye cyane. Umutima w'umuntu ushaka kukushinja ukavuga atari ko nubwo ubwiriza ariko urakora iki? Nubwo werekana kuri mukomera, nubwo werekana ko izina ryawe ushaka kurimenyekanisha, ariko ndabona nta handi namenyekanira. Ariko ninza nkavuga ngahanura, nkavuga ko Ivode Imana igiye kumugirira neza, bya byose nzamenyekana. Tujya tubona ama audio message, sinzi ukuntu byanaje iriya ngeso ni nambi cyane. Ni singikunda ku giti cyanjye, ariko n'umwuka arakigaya. Umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana ugira ibanga arashenye, kandi abakozi w'Imana dukuye kubaka. Ni mufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure, amaraso agatembera neza, ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri, dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza, bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV. Byaracyo bakomeye cyane kwa mugatswana natwe mwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimire aho mwamuherere hose, yaba bari hano mu Rwanda, inshuti zacu ziri i Burundi, n'abari muri diaspora mwese, reka mbabwenga amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Uyu munsi ndi inyuma ya kamera kugira mbashakire ibiganiro byiza bigiye bitandukanye nk'ibisanzwe. Ndi kumwe na mama Deborah. Mama Deborah, amakuru meza cyane. Urakomeye? Ndashima Umwami Imana. Ko numva witonze cyane, ijwi riri hasi. Bisanzwe. Bisanzwe witonda cyane. Amakuru y'imisi. Ndashima Imana. Wari warabuzeho? Ntabwo nari nkikubona. Ariko ndi muzima. Nari meze neza, nari ndi mu murimo w'Imana, n'ubwenda ntagaragaraga ariko nari mpari. Bivuga ngo no mu mwuka umeze neza. Yego. Ngabanze turagize Imana none. Mana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje Mana, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kugira neza kwe gukomeye, tugushimiye ko waturinze ukaba natwe ukatugira neza, tuguhaye icyubahiro Mwami. Umugambi wawe ni mwiza ku buzima bwacu. Tugushimiye umwanya mwiza waduhaye kugira ngo Uwiteka Imana nyiringabo tuvuge ibyawe. Turagushimiye kandi tuguhere icyubahiro. Turagushimire kugiye kubana natwe kandi ukadukoresha imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mama Deborah, muri make ubundi wakubaza Mama Deborah ni muntu cyo wamubwira ngo iki? Mama Deborah ni umudamu ufite umugabo
n'abana 6 abahungu 3 n'abakobwa 3 ndi umwe mu bantu Yesu yagiriye neza. Yakugiriye neza, yagize neza. Ikintu gikomeye yagukoreye niki? Ikintu gikomeye niko yandinze. Ikindi akanyuraho kwizerwa kangabira umurimo. Ikindi gikomeye niko yampinduriye izina abanitwa nyina w'abana. Yarakoze ni byinshi navuga ariko reka mpinira aho ngaho ariko yarakoze. Arabifuza kuba mama w'abana ariko nukuri kandi pe barahari benshi ariko ndabizi buri gihe cyose umuntu wese agira igihe cye nabo ntibihebe bakomeze bizera Imana buri wese isaha yigeze aratabarwa. Yego. Mama Deborah, uyu munsi we nubwo utabitubwiyeho uri mama pasteur niko bakunda kubita. Yego. Uri umudamu wa pasteur bataza kugira ngo uri mama wa pasteur. Mama pasteur niyo terime usanga mu nsengero nyinshi zikoreshwa. Hari ikiganiro kimwe mperutse kubona muvuga butumwa umwe. Yego. Arimo avuga ati ngiye sinashaka umugore w'umuvuga butumwa. Ikibazo abo bantu baba bafite ni iki? Uburyo kuba washaka umugore w'umuvuga butumwa atamushaka. Ku buryo atamushaka atakwemera kumushaka. Hari imiziro mugira? Ashobora kuba sinzi impamvu yende yabivuze, ashobora kuba yende yaramushatse ntibumvikane cyangwa se akaba atarashaka. Ashobora kuba atarashaka we namwumva ariko ndagira ngo mbwire n'abantu nta amahirwe arutayandi yose no gushaka umugore w'umukozi w'Imana. Iyo uri umukozi w'Imana n'undi ntari umukozi w'Imana harimo ibyiza byinshi, harimo kandi kudatsindwa. Iyo ushatse umugore w'umukozi w'Imana nda tuvuga umugabo wanjye ni pasteur nanjye ndi mama pasteur. Hari igihe uba mama pasteur ariko nta n'umuhamagaro ufite. Ivode burya ari igihe uba mama pasteur gusa ufite nakandi kazi ariko umuhamagaro cyane w'umugabo wawe utawurimo. Rero ngenda ndashima Imana ko umuhamagara umugabo ari pasteur nanjye umuhamagaro uvuga butumwa. Rero birushaho kuba byiza cyane harushaho kunganira. Iyo rero ari umukozi w'Imana ni kiza cyane nshobora kugira aho nshobora kurengera akangarura kandi nawe ashobora kugira aho arengera nanjye nkamugarura tukabyumva kimwe kuko tuba turi mu mwuka umwe. Rero ndagira ngo mvuge mbwire uwo muntu navuga ko yenda ari bikomere yenda yabonye ariko siko biri reka nkosora icyo kintu ndifuza ko ari amahirwe n'amahirwe rutayandi sinzi impamvu gwenda yabivuze ariko n'amahirwe rutayandi. Nanjye nigeze kubona icyo kiganiro avuga ngo no umuhungu simukomansiyeho simuvuzeho avuga ngo ashatse umugore umuvuga butumwa ngo yaba ashaka kujya gihonome. Oya ntabwo ariko biri sinzi impamvu yarabivuze ariko ni umugisha uruta iyindi ivode. Iyo muri abakuzi Imana muri mu rugo mwese muruzuzanya ikindi umwe afata undi nta makosa agaragara. Ariko iyo uri umukozi w'Imana umugabo wari pasteur wo utari muri uwo muhamagaro hari ibintu byinshi biba by'imbogamizi kandi kugira ngo uzabigarure bikakugora. Ariko mwese iyo muhuje urumva abantu yose iyo bahuje bakora imirimo ikomeye. Ariko nanone hari ikindi kintu bajya bavuga ko abagore bavuga butumwa babahanuzi mwirwa mu murimo w'Imana ariko inshingano zo mu rugo ntimuzubahirize. Yego. Wenda ntibyabiri mu cyatumye atekereza icyo kintu. Yego birashoboka nta nuwabihakana cyane ko buri muntu wese kugita afite uko yahamagawe. Ariko ndumva mu by'ukuri ni uri umukozi w'Imana uri umama pasteur uri umuvuga butumwa ukwiye no kumenya inshingano kuko Imana byose barabiguhaye izi kuzabishobora cyane ko Imana iduha umupira kugira ngo twe tuwukine. Rero mu by'ukuri niba hari utabazubahiriza iryo ryaba ari ikosa. Ariko mu by'ukuri ukwiye gukora umurimo w'Imana ariko ukamenya ko n'Imana yaguhaye urugo kandi mu byo wasengeraga no mu byo dusengera Imana igiye dusengera ingwe kazi dusubiza. Rero ndumva nabyo ari imbogamizi ashaka. Aho ntiyaba wenda aricyo yabonye kuri benshi cyane ko wenda nawe ari umuvuga butumwa akavuga ati benshi ko birwa muri ibi ngibi birashoboka ko nanjye uwanjye ariko yazamera bikaba byanamutera ubwoba nabyo. Birashoboka ariko reka mubwire ngo nukuri hubwo asenga Imana izamuha umuvuga butumwa ni byiza agashyigikira amavuta ye kuko yashyigikiye amavuta ye rushaho kuzamurwa. None se Mama Deborah ugize amahirwe yo guhura cyangwa se wenda ibyo byose ushobora kuba hari abuzi bameze gutyo birwa mu murimo w'ivuga butumwa bitwa ko ari bari mu murimo w'Imana ariko ntibabasha kwita ku nshingano z'urugo. Nk'uwo muntu ugize amahirwe yo guhura nawe wamuganiza gute cyangwa se umuganiriza gute? Kuko ibyo byo birahari pe. Buriya n'ikindi kintu tujya twibeshya buriya Imana ntirwanirirwa kandi Imana ntishakira ibirungo. Imana mu Mana bwayo irihagije. Ushobora gukora izo nshingano rero zo mu rugo rwawe ugakora n'inshingano z'Imana kuko Imana ishoboye byose. Tutanakoze ni Imana yanakoresha n'abandi. Rero icyo gihe nabagira inama nkavuga ngo bamenye ingo zabo cyane cyane ibyo tugabura ko bikwiye gusa nk'ibyo dukora.
niba tubwira abandi yuko tugomba gukomera, tugomba kubaka ingo z'abandi, nako tugomba kuba amaso tukabera ingo zacu amaso cyangwa bikagenda neza. Rero ndifuza ko uwo muntu niba yaba hari yakomba kubahiriza rugo imabwa akajya no mu murimo w'Imana. Hari ukuntu umuntu avuga ngo reka ngo mbanze iby'Imana ngo ibindi byose bizaza nyuma. Umwana reka no gusiga bigenze guteka nkora iby'Imana, ariko Imana ntabwo yirwanirirwa. Imana yaguha umuryango ngo witeho uhikikwiye, hanyuma uze no mu murimo w'Imana. Kandi Imana byose irabigushoboza bikagenda neza. Kandi nta mpamvu z'uko tugomba kuba abakozi b'Imana mu ngo zacu, imiryango yacu ngo tujyeho umugayo. Kandi Imana dutumye kugira ngo dukureho umugayo abandi. Yego. Aha, uyu munsi tugarutse gato wenda ku bivugwa mu bahanuzi n'iki. Yego. Muri iyi minsi abahanuzi bari guhanura cyane ibintu by'intambara. Yego. Intambara aho ufunguye hose ni intambara. Yego. Hari iki kibazo ese kuko intambara abantu bitegura intambara? Ivode ni ibintu bikomeye. Muri ino minsi mfite ijambo rivuga ngo ni urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho biba bisobanye, umwe akavuga ibyo n'agakora ibye. Gusa ikosa abahanuzi barimo bakora cyangwa se turimo dukora nanjye nishiremo, kuko ngo utunga urutoki utunga intoki utunga rumwe izindi zigutunga. Ariko hari amakosa dukora. Hari ubuhanuzi mu by'ukuri ukuye sige mbona ikintu kigezweho, mbona sinzi aho cyaturutse, mbona umuntu wese ashyigikira, kandi ngiye mbwira abantu ngo ingendo y'undi iravuna. Hari igihe wumva ko ntahanuye ahari batanyemera, ariko ni impanuro izina ryanjye rizamenyekana. Ivode ndagira ngo ngende ahubwo ngende ndeba intambara zizaba nko mu bahanuzi, kuko hari igihe ugasenya undi bikaba ikibazo wahanuye amarangamutima. Ariko icyo ngira ngo mvuge, hari ubuhanuzi umuntu akwiye gutanga nubwo adakwiye gutanga. Kandi njye ntekereza ko ijambo ry'Imana ngo naho umuntu yaba umwe mu gihugu agasenga agakiranukira Imana, igihugu Imana yakirinda. Njye ntekereza ko rero iyo ntambara ahubwo abayihanura cyangwa se n'Imana inabibabwira ko bahari, ntekereza ko bakinginga Imana. Ntekereza ko atari ibintu dukwiye kugabura abantu ngo b'intambara dutera abantu ubwoba. Ivode ntago nakifuza intambara cyane yuko ibaye n'abayihanura itabasiga. Ahubwo ni iki niba amakuru y'ijuru. Kandi ikindi nongere mvuga ikindi kintu, ntabwo Imana ikoresha abaswe vuba. Imana ni seriye. Ntabwo ibyo ubonye byose ariko ukwiye kuvuga, kimwe nk'uko ibyo tubonye byose tutabirya, cyangwa ibiriho byose bitatugirira umumaro. Rero bura mu by'ukuri hari ibintu umuntu aba akwiye kuvuga n'ibyo badakwiye kuvuga. Kandi ikindi, iyo wegereye Imana iguha ubwiro bwayo, iyo uyegereye nayo irakwegera. Hanyuma iyo uyegereye igira ikikubwira, mukagendana nayo kandi ukagikora. Rero njya mbona ibintu by'urusaku twahanuye byagenze gutya na gutya, mba mbona inama nabagira niko basenga Imana ikagira ikibabwira bakabana nayo. Ni Imana ihindura ibyanze guhinduka, bidafite ishusho ikabiha ishusho. Ariko ntabwo twahora ari terime, kandi ibintu byo gutera ubwoba abantu nibasenga Imana. Ndumva ari cyo kintu navuga. Ngo bibara gutera ubwoba? Bibara gutera ubwoba? Ushobora kuvuga ikintu ikaba ari iterabwoba abashyiramo abantu. Hari n'igihe kandi tuvuga n'ikintu tukakivugana na kamere, ukareba umuntu ukabona avuganye kamere, cyangwa se nta n'uburere abivuganyemo, cyangwa se ashatse no kwiyemera kugira ngo bakunde bamutinye. Oya, twese dukwiye kubaha Imana. Niba Imana icyo kintu yakivuze bakwiye no kugisengera. Njya nibaza nkavuga ngo ariko ibintu byose bivugwa niko Imana iba yabwiye ngo bagende babivuge. Iyo wegereye Imana ikubwira icyo ugomba gukora, kuko Imana ntabwo ari bavugirije. Hari umuntu witwaga bavugirije ni umuntu uvuga icyo abonye. Icyo mbonye cyose mu butambye ndawuvuga, mbonye imodoka bigenze kuriya ndavuga. Ariko njya ntekereza ko Imana ni seriye, dukwiye kuba abakozi b'Imana baseriye, tukaba kandi n'abanyabwenge, kuko Imana itanga ubwenge. Muno murimo w'Imana utawushyizemo ubwenge ngo ubaze Imana icyo ugomba gukora, ntabwo byashoboka. Ni ibiki umuhanuzi ashobora kwerekwa ariko akaba atagomba kubivuga? Kuravuze ngo ntabwo ibyo ubonye byose ukwiye kubivuga. Ni ibiki umuntu akwiye kuvuga n'ibiki umuntu adakwiye kuvuga? Hari ibyo ukwiye kuvuga n'ibyo utakwiye kuvuga. Nka buriya nk'ubuhanuzi, nka Ivode nk'ubuhanuzi bwawe, ntabwo ngiye ngomba kubuzana kuri kamera ngo isi yose ibone ko naguhanuriye ugiye kuzabona iki, bigiye kuzagera muri dede. No, ubwo n'ubuhanuzi bwawe burareba wowe, ntabwo bureba igihugu, ntabwo bureba isi yose. Hari duherutse kugana namwe ati ngiye ubuhanuzi bwanjye bwite ubujyanye kuri YouTube nahita nkujyana muri RIB. Nibyo, ntabwo yabeshye. Ntabwo yabeshye. Ikindi niba ari ukora kwenda bavuga butumwa mbwa twabaye benshi tutanafite n'uburere inshuro nyinshi. Ivode, twibuke ko hari igihe ushobora kuri umuvuga butumwa ariko umuntu yakubaza itorero usengeramo ukaribura. Ushaka kuri na pasiteri, umuntu yakubaza aho ushumbye cyangwa se naho mukorana umurimo w'Imana, kuko si ngombwa ko waba pasiteri ngo uba ari wowe yenda
wumve ko ari wo mukuru ugomba kuba pastor ukaba n'abandi mukurana nta kibazo gihari ugasanga nta nuwo wabona noneho wanamubazwa bwa ati so mu mwuka ninde kuko umuntu akwiye kugira se wo mu mwuka uko tugira abana bacu tukabarera tukabonsa bagira mu mezi 6 tukamenya ko ari cyo tugomba kwa by'intungamubiri tukabunganira rero hari ukuntu njya ntekereza ko bitewe nuko abantu badafite baso mu mwuka bakora amafuti cyane niyo mpamvu umuntu azagakora icyo yumva ashaka ivu akaba yumva niba Imana yamubwiye genda sengera igihugu cyawe ndabona hagiye kugwa imvura yenda izagira umutingito hazagwa amazu menshi cyangwa se umuhanda wunaka ugiye gufungwa icyo ni Imana kukubwira ikintu senga agiye kuyimanuka nyinshi ariko ni Imana ibikubwiye mu rwango ngo wowe ubikore ntago ari ivode kugira ngo abimenye ivode Imana ishobora kumbwira ikintu shaka kumbwira ngo Satani agiye gutera impanuka nyinshi icyo kintu ngomba kuzagisengera kuko Imana impaye akazi reka turabakozi b'Imana kandi mu byo dukora mu byo tunahemberwa kuko turabakozi b'Imana kandi ijambo riravuga ngo umuntu wese atungwa n'umurimo akora njyewe rero nshobora gusenga yitatu nsengera izo mpanuka Imana yambwiye Imana izampa umugisha si ngombwa ko umuntu wese abimenya rero mu by'ukuri navuga ngo ntabwo ubuhanuzi bwose ariko buvugwa ivuda ariko mbona byarabaye none se wenda hari urwo rugero wenda tugarutse ko kuri urwo rugero rw'impanuka rutanze haruza akavuga ati ngewe Imana yambwiye ko bigiye kuba kugira ngo abantu bihana ati rero abantu bakwiye gusenga bakihana ati nibwo izo mpanuka zizavaho ibyo iyo bigenze gutyo ntago akwiye kuza kubivugaho icyo cyacu kukivuga akanavuga ati hazaba hari ibintu ariko hari ibintu utarengera hari ibintu utarengera ivode cyangwa se ikindi kintu nongere mvuge mu twebwe nk'abakozi b'Imana ukuri kose si ko umuntu akuvuga ivo uziko nshaka kukuzanira ukuri kw'Imana ibyo yambwiye ariko bitewe n'ukuri uko nkuzanye ntubyemere kandi ari byo ahubwo ukuri kukujyanye niko kumvikana suko ibyo bavuga bidashobora kuba biriho ariko ukuri uko bakujyanye niko kumvikana rero hari igihe ujyana ukuri bitewe n'uko kuvuze n'uko kujyanye n'uko witwaye ntikumvikane ariko hari igihe uba ufite ukuri uko gutwaye umuntu wese akabyumva yego ubwo rero abahanuzi bakwiye kwikubita agashyi bakamenya ibyo bakwiye kuvuga n'ibyo badakwiye kuvuga ibireba umuntu niba hari ibireba akarere ka Nyarugenge ntabwo bikwiye kumenya ngo akarere ngo kagasohoka bimenye n'urugero ntanze buri muntu wese akwiye kumenya urwego arimo ikindi kandi muri uno murimo w'Imana tuwushyiremo uburere uburere hari ukuntu ukora ibintu ukabona kuko bifite gahunda ariko ntabwo ari gushaka kugira ngo uhetinge uko mbona hetinge nandika izina Imana itakwemeye nta wakwemera kandi icyo ngiyeho ijuru ryakwemeye nta muntu utakwemera ikindi buriya ijambo kwiyubaha rivamo ijambo kubaha rivamo ijambo icyubahiro buri ivode mu bintu byose iyo habayemo kubaha ijambo icyubahiro rikuzaho Imana iguhumugisha yego urakoze cyane Deborah uyu munsi duteguriye iki mu busanzwe Imana ibahumugisha bagirire neza nabazaniye intego abazanyumva yabari ababyeyi bari mu bihugu bitandukanye hirya no hino nabazaniye ijambo ryitwa gusiga ni ijambo rikomeye gusiga ni ijambo rikomeye kandi ijambo ryitwa gusiga ni ijambo rikujyana gukomera hari ibintu umuntu asiga yena byari yimutsikamiye yego ariko yamara kubisiga kuko byari bimutsikamiye bikamukura ahandi bikamugeza ahandi yakomera katujye mu ijambo ry'Imana twifashishije ijambo ry'Imana kandi tuboneho no gushimira inshuti zacu abadukunda mu bihugu bitandukanye abadusengera abaduha ibitekerezo Imana ibahumugisha amen Imana ibahumugisha kandi bagirire neza kandi ibiteho reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu itangiriro twifashishe ni ibice 12 mu murongo wa mbere turageza ku wa 3 aravuga ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaba umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha amen ni ijambo rikomeye cyane iri jambo ni umugabo witwa Aburahamu yavukaga ku mugabo witwa Tera cyangwa se ku muryango wo kwa Tera hanyuma bakoreraga ibigirwamana
ntabwo bubahaga Imana, bakoraga imigenzo ya kera. Ariko ngo Aburahamu ari muri ibyo bigirwamana yarabicuruzaga, ariko ngo Imana iri mu ijuru ikamureba ikamwitegereza, imwitegereje ibona ko Aburahamu yavamo umuntu ukomeye, yavamo umusaruro. Imana iramukoresha. Icyo dukundira Imana niko Imana itareba nk'abantu, ntivuge nk'abantu. Hanyuma ngo arangije ngo yumva ijwi, Uwiteka amanukira muri Aburahamu, yumva ijwi aramubwira ngo Aburahamu, siga inzu, siga umuryango w'iwanyu, siga inzu yo kwaso, hanyuma ugende mu gihugu nzakwereka. Haleluya, amen. Ngo Aburahamu yumva ijwi, araryumvira. Igitumye abantu ntago bumvira ijwi, iyo wumva ijwi ry'Imana hari ibyo usiga. Iyo utumva ijwi ry'abantu, kumva ijwi ry'abantu byo ushobora gusigara. Mwene data nshuti yanjye, nkwifurije kumva ijwi ry'Imana. Hanyuma ngo ahita aramwumvira amubwira ngo siga inzu ya so, siga abavandimwe bawe. Ivode muri no misi ya none igitumye abantu badakomera niko badasiga. Hanyuma ngo yumvijwe ngo siga, nzaguha umugisha, nzakumenyekanisha, nzakugeza kure. Aho imiryango yawe itakugejeje nge nzahakugeza, iby'imiryango yawe itakoze nge nzabigukoresha. Rero igituma muri no misi ya none niko umuntu afata akavuga ngo ariko ngo nge kira ntago nagishobora. Noneho Satani akagusikamira hari kumva kuri umubyeyi, iby'abandi bagore badashoboye wowe utabishobora, wabishobora kuko wasize. Hanyuma aramubwira ngo kandi nzakugira umugisha. Mbashaka ngo azaba umuntu ukomeye, azaba umuntu udasanzwe, azagira izina ridasanzwe. Arambwira ngo kandi nzaguha umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Yashaka kumujyana mu gihugu cy'i Kanani, igihugu cyiza, igihugu kirimo amahoro, igihugu kirimo gukomera. Hanyuma Aburahamu arabyumva arasiga. Ariko reka dusome hagana kugira ngo babyumve neza batagira ngo twababeshye. Aburahamu aragenda nkuko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe ubwo yavaga i Hanani. Ajyana na Loti. Ariko Aburahamu igitumye abantu badasiga, urumva Imana yari ibwiye Aburahamu, ibwiye Aburahamu ngo genda, ariko yumva ko Aburahamu yumva ko akwiye kujyana na Loti. Hari igihe dukora umurimo w'Imana muri no misi ya none, ariko ngewe muhanuzi mugenzi wanjye ntamujyanye, nta cyakoreka, Imana ntiyanshoboza, reka njyane n'umukozi w'Imana wundi mugenzi wanjye. Ariko Imana yari ibwiye Aburahamu ngo nasige, nagende wenyine, yari muhaye kondisiyo. Rero mbaza n'ijambo ngo gusiga. Iyo utarasiga amazimwe n'amatiku, iyo utarasiga ubusambanyi n'ubusinzi, iyo utarasiga amanzaganya menshi, ntabwo Imana igukoresha. Rimwe na rimwe hari igihe abantu badindira, aribo bidindisha. Umuntu agahora agasenga, Mana kuwambwiye iki, Mana kuwambwiye inzu, Mana kuwambwiye umugore, Mana kuwambwiye abana, ariko kwera iki nabibona. Ariko hari icyo utasize. Aburahamu yaje guhura n'ibibazo, aza gushwana na Loti. Abashumba barashwana, kandi ntibari bakwiye gushwana. Icyo gihe Aburahamu yaradindiye. Anangije rero amubwira ngo aza kwigena, avuga ati ariko Loti mwene mama ntago namusiga, naze n'umuvandimwe wanjye, naze ntago namusiga. Ariko Imana yari imubwiye ngo siga wenyine. Igitumye muri no misi ya none abantu badasize, umuntu aragenda akaba mu Mana ariko akaba yibisa akantu kugusambana. Umuntu akabasenga Imana akavuga ati ariko buriya ntashatse kugira ngo iri jambo ndideve ntabwo nzabona ubuzima. Hari umuntu duheruka kuganira birantungura cyane, ndamugana ariko ibi hambwira ati wowe hari inzara izatuvugisha. Ivo, Imana imara inzara, ibigega by'Imana. Ntabwo wowe inzara Imana itegeka, Imana ipfumbatura igipfusi gaza buri kwifuza kwa buri muntu wese. Mama wowe uri mu nyumva cyangwa papa musaza wanjye mukuru wanjye, ndagira ngo nkubwire ngo gira ibyo usiga. Nugira ibyo usiga Imana izaguha umugisha, Imana izakwagura, Imana izagushyigikira, Imana izakurwanirira, izagukoresha ibyo abandi binaniranye. Hari kurumva ngo ariko ko runaka ngo yananiwe, nta muntu dore kwa kuganira ngo umugore muvuga butumwa ngo ibyananiye uriya nuriya, wowe uzabishobora. Nzabishobora kuko ningendana n'Imana. We niwe ngewe ninjye, kandi kuba ndi kandi uwuriwe ntago ukwiye kumpindura uwo ndiwe. No ni ngewe, mama Deborah ni ngewe. Nzabishobora kuko nimbana n'Imana nzabishobora. Runaka niba byaramunaniye ntabwo nzi uko yagiye. Runaka niba yaraguye muri no murimo ntabwo nzi uko yawutangiye, ntabwo nzi ibyo muri no murimo y'Imana yajyanyemo, ariko ndifuriza abantu gusiga. Iyo wasize urakomera, iyo wasize uhabwa umugisha, iyo wasize Imana yogagize izina ryawe. Ntabwo ni ngombwa ko wimenyekanisha, reka Imana ikumenyekanisha. Nikumenyekanisha abantu bazakumenya.
niguha gukomera uzakomera kandi nugambira kwigukoresha Imana. Icyo nkundira Imana ivode, icyo nkundira Imana ni kuyugambiriye neza mu mutima, Imana iraza ikagushyigikira. Ibyo abandi badashoboye Imana ikabigushoboza. Arasiga, nzaguha umugisha abandi batafite, kandi uzakuvuma. Urumva ijambo ryiza yaramubwiye, kandi uzakuvuma. Ivode, muno murimo w'Imana harimo ibintu bikomeye cyane, ariko iyo uri umukozi w'Imana ukagambira neza, naho wahura n'intambara Imana izirwaniraho mu gikari, hahandi utazi amagambo ikacecekesha, ibyo wakugambaniye byose ikabirangiza, ikabatatanya. Batanu bashobora guterana, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo akabatandukanya. Kuko Yesaya 7:7 ijambo ry'Imana rivuga ngo imigambi yabo ntabwo izahama, imigambi y'ababi ntabwo igihama. Iyo wagambiriye neza Imana iragushigikiye. Bakozi b'Imana mwihindurwa n'ibihe, nimukomeze mukore ku Imana yabatumye. Rimwe na rimwe Imana ijya iduhamagara, ariko twagira hagati mu rugendo tugashaka kwicira izacu nzira. Nubwo twavuganye n'Imana, ariko rekane nubwo Imana ikora, ndabizi Imana itanga umugisha, ariko se niryari nibi ko nduzi hashize igihe kinini, reka ndebe uko nateka imitwe mubwira ijambo, mbwire ndebe ko yampa igitambo kinini kugira ngo nkuri kiniki. Ko runaka se twasenganye amazi imyaka myinshi, ko mbonye afite imodoka nziza, ko afite inzu nziza, kandi ko atanandusha n'amavuta, aragivuga ko atanandusha n'amavuta, ko atanandusha no gusenga. N'ukubera iki? Ariko wowe uko runaka yahamagawe ntabwo ariko wahamagawe. Siga gira ibyo usiga. Ibi bihe byo kugutandukanya mbonye ibihe bitumye abantu bahinduka, ariko nkibaza nkavuga ngo ibihe ku Imana ari igena ibihe. Ni gute niba umukozi wa leta ajya gukora ku kwezi agahembwa, ni gute umukozi w'Imana nukorera Imana neza Imana itazaguhemba? Ntabwo Imana yakemera kupfa, ntabwo Imana yakemera ko uri umukozi w'Imana usuzugurwa. Ariko bijya bishoboka ko umuntu yakiga ishuri vote, ishuri umuntu ajya ryiga, ukiga ishuri ry'inzara. Nanjye nararyize kugira ngo ejo Imana izakugaburire. Wakiga ishuri ry'uko wagenda mu nzira zose kugira ngo Imana ikakwereka avuga ati reka ngukureho abantu kugira ngo nkubone. Ibyo byose twagiye tubibonesha n'amaso yacu, ariko ntabwo ariko bihora kubategereje Imana. Ubuzima Imana ijya igarura ubuzima, Imana ijya yihesha icyubahiro. Utatuzagana ku ijambo rivuga ngo Imana ijya yihisha ariko yarangiza ikihishurwa. Rero ndagira ngo abantu basige igitumye abantu basenga, igitumye umuryane vode, umuryane uriho, inzara yivugishije ibintu byinshi, reka nteke imitwe, reka ngire gutya. Kandi Imana buriya ukoreye Imana nabi bikuzane umuvumo ukomeye cyane. Niho wibaza ukavuga ati uyu mukozi Imana ko yakoreye Imana byagenze gute? Ariko niba ari ubuzima urimo bwihanganire, nta joro ridacya. Cyamenya ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga, impundu zijya zivuga. Abrahamu yajyanye na Loti, Loti yamutesheje umwanya buriya, yamutesheje umwanya buriya. Igihe Abrahamu yari kugerera i Kanani ntabwo ari cyo yagereyeho. Hari igihe abantu bidindiza mu masezerano. Imana yambwiye inzu, Imana yambwiye iki niki, Imana yambwiye ko izankoresha nkabukomeye, ikankoresha imirimo n'ibitangaza, ariko ugasanga kuki itabinkoresha. Wigira uwujyana muri na misi ya none abantu mu muhamagaro w'abantu barajyanye. Niba mama Deborah ngi Imana yarampamagaye, nkeneye kumva ijwi ry'Imana ikigomba kunkoresha, ntabwo nkwiye kuzana undi, kuko ninjye yahamagaye. Nundi nayo ifite uko yamuhamagaye. Abakozi b'Imana ni byiza, buri wese afite uko yahamagawe, ariko icyo Imana idusaba gushyigikirana, idusaba guhuza. Ariko muri na misi ya none hariho ibibazo bikomeye cyane. Shobora ngo mu misi y'imperuka ngo hazabaho ibihe bikomeye, ngo ibihe biruhije. Abantu bazaba bakunda imiya zigizwe imbere, imiya. Kandi nongere mbwira abantu, ntabwo abantu bazarinda bava mu isi bangana. Isi zarinda irangira, Yesu agaruka yongera duhindure, ntabwo abantu bazaba bangana. Hazaba hakiri abakene, hakiri n'abakire. Ahubwo reka dusenga Imana nibahuze n'abanyamugisha. Yego. Uko mu gihe cyose Imana, uyu umukozi w'Imana, Imana izi nzira uzacamo, ariko abantu nibasige. Wikora umurimo w'Imana ngo usige n'utundi. Twatugenza umuntu yikoreragamo, muri kubera ngo nimbigenza kuriya ngo ndagenda, ariko buri umugabo wanjye niba naniye, ariko hari undi numva, ariko nkomeze nkorera Imana. Buryo uba warangije gutsindwa mu mutima. Buriya nubwo twihagararaho nk'abakozi b'Imana, ariko buri umushinjacyaha umutima, buri umushinjacyaha ni umutima. Yego. Umushinjacyaha ukomeye ni umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu ushaka kukushinja kuvuga ati ariko nubwo ubwiriza, ariko urakora iki? Nubwo werekana ko urimo ukomera, nubwo werekana ko izina ryawe ushaka kurimenyekanisha, ariko urimo urakora iki? Wisigiye iki? Uri umugabo wasize umugore mu ntara, uje mu mujyi wa Kigali uje gushaka, ntabwo wasize, uracyari hahandi, uracyari mu bigirwamana.
ubundi dukizwa iki? Dukizwa ibyo twaritse. Niba umurokore niki? Umurokore kurokoka. Ubundi kurokoka ni ukureka icyo wakoraga. Niba narasindaga ngomba kubireka. Niba nari umusambanyi ngomba kubireka. Niba naratenyaga ngasopanya ngomba kubireka. Niba naragambanaga ngomba kubireka. Niho Imana iza ikagukoresha. Rero ndagira ngo mbwira abantu ngo nibasige. Siga mama, siga ayo magambo y'amanzaganya, siga iryo shyari, siga ayo matiku, siga gira ibyo usiga, Imana ikugirire neza. Wa mukobwa gira ibyo usiga, higira ukureka ko ubuzima bworoshye. Hari abagabo nakura ibyinyo, njye numva ngo bakura ibyinyo. Hari umugabo ufite umugore, birimo birantungura cyane. Nta mwana w'umukobwa benshi tumaze kuganira ubu usanga bakundana n'abagabo bafite abagore. Ukibaza ngo umugabo ufite umugore azakumarira icyo usibye kwica ubuzima bwawe? Usibye kwica ubuzima bwawe azakumarira iki? Utagize icyo, niba hemukiye umugore babana, wowe ubwawe ni wazareka kudahemukira. Niba mubeshye, we ntabwo azakubeshya. Icyo gushaka namara kukibona bizarangira. Kandi njya mbwira abana b'abakobwa tujya duhura, nkabwira ngo buriya Satani agaba ibitero. Buriya uje gukundana n'umugabo mugasambana, buriya bagushyizemo imyuka utabara. Ejo nujya gusambana n'undi niwe uzaba igicamuke, ugasanga umuntu yarwaye bwake yo mu mwuka. Gira ibyo usiga wa mukobwa, higira ukubeshya. Ubuzima buri kwa Yesu. Yesu ahindura amateka. Twabonye Yesu aduhindurira amateka. Twabonye aduhindurira izina. Twabonye twari gupfa tutiregeze dupfa. Aho twari guseba ntabwo twigeze duseba. Nukuri ndagira ngo nkubwire, ndakubwira umwami nabonye. Gira ibyo usiga ukurikire Yesu, azaguhindurira izina, azaguha umugisha, azagukomeza, uzaguka, izagukoresha iby'imiryango yawe itigeze ikora, kandi azana kugeza naho umuryango utigeze ugera. Musore wica inzira za hafi, gira ibyo usiga, maramaza. Imana ikunda n'umuntu maramaje. Wa mugabo we wishaka kujya mu bigare ngo bakwereka inzira ukwiye gucamo, ngo nuca muri iyi nzira niho uzakomera. Barakubeshya. Umva ijwi ry'Imana, wumva icyo Imana ivugana nawe. Imana niyo mujyanama mwiza. Iyo wagendanye n'Imana nta muntu ujya utsindwa. Yesu abaha umugisha rero abagirire neza. Nembazana ijambo ryitwa gusiga. Siga. Aburahamu akimara gutandukana na Loti yabonye umugisha. Yabaye umugisha ukomeye. Abantu bose bamukomotseho, yabaye sekuruza w'amahanga. Imana ishimwe. Ni Imana ihindura ubuzima. Tugiye gusenga Imana. Ndashaka ko warasubiye inyuma, utari warasize. Ariko uyu munsi usiga ubusinzi n'ubusambanyi, uyu munsi usiga ubugambanyi, uyu munsi usiga ishyari. Ugira ibintu usiga mu mutima wawe, ugira ibintu ukuramo, ugira ibyo ureka. Imana izakugirira neza. Imana izagendana nawe. Tubonye Imana itugirira neza. Tubonye Imana ihindura amazina. Tubonye Imana itareba amashuri. Reka nkubwire mugenzi, iyi Imana iza kureba amashuri. Twari gusigara hariya hasi, ariko itararebye amashuri gusa, ireba umutima ushakana Imana umwete. Imana ikugirira neza. Ndi umugabo guhamya ko Imana ihindura ubuzima. Imana ihindura ubuzima. Imana itanga icyerekezo. Ibidafite ishusho ikabiha ishusho, ibidahari ikabihamagara. Ubuzima Imana irabutanga. Higira ukubeshya. Imana itanga ubuzima. Imana itanga ubuzima. Ushobora kuwutariza ikaguhuza n'uwize. Haleluya. Ushobora kuba uri hariya hasi, Imana ikakuzamura, ikakuzana amaboko akuzamura. Ntabwo Imana ireba imiryango, ntabwo ireba dipuri. Imana ikunda uyikunda kandi uyishakana umwete arayibona. Tugiye gusenga Imana. Giye kwanza sengere we wari ucitse intege, wabonaga bigoye, we wari ubivuyemo. Mama wiva mu rugo rwawe, higira ukubeshya, higira ukubeshya. Hagarara mu rugo rwa Imana, irarushoboye. Nta joro ridacya. Ntabwo nitaye ku kibazo urimo. Njya mbwira abantu bose ntabwo njya ntsindwa, kuko Imana dukorera ntabwo itsindwa. Ikipe dukiniramo ya Yesu ntabwo itsindwa. Witsindwa mu rugo rwawe bikubeshya ngo ruvemo, bikubeshya ngo runaka rwaramunaniye. Wowe komeza gahunda zawe. Niba rwaramunaniye runaka ntabwo ari wowe. Komeza usenge mukobwa, komeza usenge. Wikangwa n'imyaka ugezemo. Nta kibazo ko runaka ageze mu myaka imeze gutya na gutya ko yashatse. Nta kibazo, we komeza usenge. Imana izakugirira neza. Ndumugabo kubihamya. Wa mugabo we kuba runaka afite iterambere ageze kuri bira, we ntabyo ufite. Komeza usenge. Higira ukubeshya ngo cinzira y'ubusamu. Komeza usenge. Wa musore komeza usenge. Niba runaka afite akazi wowe utagafite, komeza usenge. Bucya bucyana yayo. Humura, imbere ni heza. Tugiye gusenga Imana. Uri Imana ikomeye. Uri Imana nabonye. Lebosha enetayimando. Ushoboye byose. Uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Ndasengera abantu basubiye inyuma. Ongera ubambike imbaraga. Ongera ubafate ukuboko kubagirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuntu wese
uzumva rino jambo reka rizamuhembure. Narakubonye uhindura ubuzima, narakubonye uratabara, narakubonye utanga icyubahiro, narakubonye ujya uharura inzira zidaharuka ziharura umuntu akazibona mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera abarwayi nibakire gukira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera ababuze icyerekezo nibabone icyerekezo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwana wavuze ko turi abami n'abatambyi mu bwami bwawe, natwe tubahesheje umugisha, duhesheje umugisha igihugu cyacu. Igihugu cyacu nikibemo amahoro, igihugu cyacu nikibemo iterambere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. N'ibindi bihugu turabisengeye, isi yose turayisengeye. Nubwo twabona ibikomeye bigoye, imitingito ihari, impfu zihari, indwara zikomeye z'ibyorezo zihari, ariko uravuze ngo Uwiteka Imana Nyiringabo uzakura mugiga mu bihugu byacu mu izina rya Yesu. Ibidafite mwami umurongo ubishyire ku murongo. Urakoze Yesu, ugize neza, ndagushimiye. Usanzwe ubana nanjye, usanzwe ukorana nanjye. Urakoze, ndagushimiye yuko ukoze ibintu n'ibitangaza. Buri muntu wese uzumva kino kiganiro cyangwa se rino jambo reka rizamuhembure mu izina rya Yesu. Amen, amen. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha kandi ndabakunda mu izina rya Yesu. Amen. Mama Deborah, wenda nubwo washoje ariko nifuza kubaza akantu kamwe. Yego. Wakunze gutanga urugero ku bakozi b'Imana, ku bavuga butumwa. Urimo kuvuga ijambo gusiga nyine werekana ko hari ibyo nabo bashaka kuba batarasize, ariko ugero usanga werekana ko hari abavuga ibintu basa nka batatumwe kugira ngo bayewenda bagire ibyo babona. Ibyo bintu birahari? Barahari Evode, usibye no kuba nta nobo tuvuze n'amazina sinangombwa twebwe, ntabwo uwo mwuka nawe ubamo, ariko hari ukuntu umuntu avuga ikintu ariko waba uri mu mwuka avuga ati iki kintu ntabwo ari cyo, kugira ngo amenyekane kuko runaka nshatse ko ndabona nta handi namenyekanira, ariko niza nkavuga ngahanura nkavuga ko Evode Imana igiye kumugirira neza, byo byose nzamenyekana kuko ufite isezerano. Evode nuwo kwisezerana, ariko nimara kuvuga ubuhanuzi bwe buriya nzamenyekana, ariko buriya no kwishuka. Reka abantu bubaha Imana. Hari abantu badasiga Evode. Rimwe tujya tubona abakozi Imana umuntu akaza akavuga yenda reka nihereho nge nivuga izina ryanjye. Ushobora kuba ndi Mama Deborah nje mvuga ngo dusige iri jambo gusiga, ariko nkarivuga nanjye ritandimo ntarasize. Ni ngiye Mama Deborah wanyumvise wasanganye n'umugabo runaka. Tujya tubona ama audio message sinzi ukuntu byanaje iriya ngeso ni nambi cyane yo kumvisha amajwi n'ibiki byose. Niba ari n'abantu babikora reka nkivuge iki kintu ntabwo ari umuco nk'abakozi b'Imana, singikunda ngewe, singikunda ku giti cyanjye, ariko n'umwuka arakigaya. Umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana ugira ibanga, tugomba kugira ibanga. Ushobora kuba umukozi w'Imana ukabona ikintu umuntu akoze ukavuga ati umukozi w'Imana ntabwo agira ibanga, ahubwo ibyo arashenye, kandi abakozi b'Imana dukwiye kubaka. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bitari byiza nk'abakozi b'Imana. Tugira ibintu duhindura, tureke isi yo kudutwara cyangwa ngo ibihe byo kutwereka ko bikomeye, ariko ibihe twebwe Imana yaduhaye ngo tuzabiyobore. Ntacyo tuzaba dufite nyiribiremo uwo dukora n'umugabo boss. Buriya Imana ni boss ifite ibintu byinshi. Wenda hari umuntu ushobora kuba ufite iryo sezerano Imana yamubwiye ati nzakugirira neza, akaza akavuga ibintu nk'ibyo ngibyo, abantu wenda bakaba baramukunze wa mugani, nubwo bivuze reka atabitumwe atabihawe n'Imana. Numvisha ngo nizarigonde niko ngo babyita, akaza agatera izo rigonde, akaba hari ukuntu nyine abonye ibintu, akabaguza imodoka cyangwa se akababonye n'inzu. Wenda akajya anabwira abantu ati dore wamugisha Imana yambwiraga yarawumpaye. Ntago bishoboka ko amugari yaba ari inzira, niba Imana yaramwemereye umugisha ibyo bintu akabibonye, ntago ari byo yakwita umugisha. Nashaka kuza gushima Imana yampaye imodoka. Evode twahuye nakubwiye ko Imana igiye gukora iki n'iki, ariko nabonye umugisha mu buryo bwo kubeshya. Ntabwo ari ibyo Evode, wo mugisha ntabwo uramo, n'ukuri umugisha ntabwo uramo. Yewe umugisha utaturutse ku Mana ntabwo uramo, ibitaturutse ku Mana birarangira. Uzarebe niba unakorera n'Imana, ushobora gukorera Imana ikagukomeza, ariko ubishyizemo ugiye kubivangavanga Imana irakurangiza. Ibyo bintu ntabwo birama Evode, ntabwo birama, kandi twese rega Imana yaduhaye ubwenge. Imana yaduhaye ubwenge Evode. Reka mbwira abantu bagenzi banjye dukora ibyo Imana ishaka, ibyo idashaka tubyihorere, kuko Imana yaduhaye ubwenge. Imana yahaye abanyamwuka. Rero bavuga ngo urabikora nkakora, ariko ngo umunsi umwe nzagushyira ku karubanda bakubone. Ikindi cyongeye kinisigaye mbona Evode uri umukozi w'Imana ukorana n'Imana neza. Imana igendana nawe, ko yavuze ngo nzagendera muri mwebwe, nzakorera muri mwebwe. Iyo uri umukozi w'Imana ukorera Imana neza, umurwayi akugera imbere agakira. Iyo ukorera Imana neza, urugo rwa runaka rusenyutse, iyo akugeze imbere kuko Imana yaguhaye ubutware, urugo rurubakika. Rero kandi muri mwe navuze ngo reka bagende ikivunge, ngo nibagera kuri Yorodani hazamuka intwari gusa. Ndagira ngo nkubwire ngo agiye kwambuka intwari gusa.
Imana igumugisha. Yego. Deborah urakoze cyane reka mushimire buri wakwifuza no kuba yagira icyo kubaza kirenzeho ndapiningaho nimero zawe yaza kuvugisha mu gikari ibindi numva wadusengere reka nshimire n'abaradukurikiye ibiganiro byacu nabyo nakagaruka shalom shalom. Amen. Nomero yanjye ni 0783 78 nayo nkoresha kuri WhatsApp. Hanyuma yaba ari inama yaba ari nina ngiye nkunda umuntu ngira inama cyane. Yego. Haba wansaba nanjye inama nazi kugira umwuka w'Imana yamfasha Imana ibahumugisha cyane. Amen.